Kanigiye kure ya konservation rimwe na rimwe abandi bakabona ni umubyigano cyangwa se biragagoye gukorera mu mujyi mu nkengero z'umujyi wa Kigali cyane cyane mu mirenge ya Bumbogo, Jabana na Kinyinya nimwe mu mirenge igaragara nk'icyaro nyamara iri mu turere tugize umujyi wa Kigali. Mu mihanda yaho hagaragara ibisa n'ibidasanzwe ku bamotari batwara moto kuko nta mwanya ushobora gushira utabonye umumotari utwaye abantu babiri kuri moto. Hari abatambara umwenda ubaranga, yewe hari n'abatagira ingofero z'abagenzi zizwi nka kasike. Bemeye kuganira n'umunyamakuru bavuga ko umubare wa motari batubahiriza amabwiriza ugenda wiyongera bitewe n'izamuka ry'amande umumotari ukorera mu mujyi wa Kigali gatacibwa, dore ko ngo abenshi bahoze bakorera muri uyu mujyi ariko nyuma bagahitamo kujya kuba inyeshyamba nk'uko bakunze kwita abamotari batagira ibyangombwa. Ngo ni ukubera ko kenshi ngo bacibwaga amande y'umurengera bakongeraho ubwishingizi ngo bikabagora kwishyura, bityo ngo bakisanga nta yandi mahitamo uretse kugana imihanda yo mu mirenge y'ibyaro. Umuntu aba adafite nka perime, ni urugero nta assurance, nta perime, nta autorisation, mbese nta moto, nta byangombwa sans papier, ariko azi icyuma, aba yizi ariko mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka iyo uparitse udaparitse muri iyo parikingi bagennye wandikirwa amafaranga, kandi moto kugira ngo ubone umugenzi bisaba kumushakisha mu nzira. Ntabwo umugenzi azava hano gutya ngo agiye gutega moto hariya, ntabwo bishoboka. Noneho rero bigatuma bashyizeho nka za Sofiya zikandika imivuduko, aho uhagaze ngo uhagaze nabi kandi ari ku cyapa cya tagisi, imodokari zo zikahahagarara ariko wowe wahagarara bakakwandikira. Biba bigoye, amafaranga yarabuze, nawe urabibona ariko nta kundi. Ntabwo amakonservation bikomeye cyane kuko ni mu mihanda y'icyaro, akenshi dufotorwa na mashini na Sofiya, ariko hano nta Sofiya nyinshi zihari kandi nta makonservation ahari cyane. Asohoka kuboneka makeya kuko turimo turayabona make aringaniye nk'urubyiruko tukiteza imbere, ko usanga bakoreye nk'icumi bakakwandikira irindi 10 ukabona nta kintu cyuye, ugahitamo kuza hano mu mihanda y'ibyaro. Kanigiye kure ya konservation rimwe na rimwe abandi bakabona ni umubyigano cyangwa se biragagoye gukorera mu mujyi bakaza gukorera mu cyaro. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo bahungama, birabagora cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo bo baza bashaka gusa nk'aho babona amafaranga, kuko no mu mujyi cyane ntabwo amafaranga aboneka kuko abamotari ni benshi. Abamotari bavuga ko gukora bakwepana n'inzego z'umutekano nabo bitaborohera kuko akenshi ngo banafatwa n'abantu batazwi kandi bakanacibwa amande batazi impamvu yayo. Bakifuza ko uyu mwuga wabo wanozwa bityo bakabasha gukora mu buryo bwubahirije amategeko. Polisi y'u Rwanda kuwa 30 Mata uyu mwaka mu nama yahuje urwego n'abamotari ku kibazo cy'ubwishingizi bwa moto buri hejuru, Polisi y'u Rwanda yavuze ko yakoze ubuvugizi mu bihe bitandukanye kandi ngo n'ubu birakomeje, aho ngo mu itegeko rishya rigenga ibihano mu makosa yo mu muhanda uzajya agabanya amakosa yakoraga ashobora kuzajya agabanyirizwa amafaranga yishyura y'ubwishingizi, ariko kandi ngutsimbaraye ku makosa we ntazihanganirwa. Umwaka ushize ngifite amanota yanjye wenda 13, 12, 10, 15, ntandukanye n'uwo mu mwaka ushize afite munsi ya 0, kuko nabyo birashoboka. Ufite munsi ya 0 rero aho agereye kuri izo za 0 cyangwa amanota atemewe gukomeza, uwo tuzamubwira duti dore turi mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 12, niba perime yawe itangira mu kwa 12 ntabwo wemerewe kongera, nta perime ufite mu Rwanda, nta na perime y'inyamahanga wemerewe gutwara kuko ufite demerit, ufite imyitwarire mibi. Ariko abo bantu turashaka ko baba bake kubera merit.
abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto ni kenshi bakomeje kugaragaza ko barenganywa kenshi ku makosa bakorera mu muhanda, aho bakunze kuvuga ko amande bacibwa ari umurengera atangana n'amakosa bakorera mu mihanda. Ari nako kandi abenshi bahamya ko bandikirwa n'abantu batazwi, kuko ngo hari n'abandikirwa n'abatambaye umwenda wa polisi. Izi zikaba zimwe mu mpamvu abamotari bagaragaza nka nyirabayazana ituma abenshi bisanga mu nyeshyamba z'abamotari. Dantoni Gasigwa, ATV.